Yes we Nizere ko bumeze neza cyane kandi bahereza ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi na abindi na makuru n'ubundi tugenda tubagezaho buri munsi. Nakunze cyangwa se murambashimira cyane ko mukomeje kuba benshi mu bakurikira ibiganiro byacu. Reka tuguze 200 mu gihe gito cyane. Let's do it fam. Hanyuma ngira ngo dufite amakuru menshi cyane tugiye kugarukaho cyane uyu munsi. Turaza kuba dufite inkuru zitandukanye, ariko reka mbanze mpere kuri inkuru igezweho. Twababwiraga ejo kuba president batandukanye baturuka hirya no hino bashobora kuzitabira cyangwa se bazaba bari hano mu Rwanda mu bijyanye n'ibikorwa byo cyangwa se umuhango wo kurahira kwa President Kagame. Ngira ngo kimwe mu bintu abantu benshi cyane bategereje no kuzareba umubare w'abakuru b'ibihugu bazaba ndetse n'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma bazabasha kugira hano mu Rwanda, dore ko muri 2017 umuhango wo kurahira wa president wari urimo abakuru b'ibihugu benshi pe hafi Afrika yose kabisa yari hano mu Rwanda. Abatari bahari nka president hari ba ministri b'intebe. So ubu rero turi kwibaza ngo noneho hazaba hari abakuru b'ibihugu bangaye. So tujye kurebera hamwe abandi bakuru b'ibihugu bamaze gukonfirma ko bazaba hari hano i Kigali mu Rwanda. Ariko na mbere yuko wenda tuvuga kuri abo bakuru b'ibihugu ndagira ngo maze mpere cyane ku butumwa bwa Kainerugaba cyangwa se Muhoza Mungu wa Museveni wa postinze amafoto menshi ari kumwe na President Kagame akagenda agira amagambo yandikaho. Bwa mbere ya postinze aragira ati tugiye gutaha. Postinga amafoto ari kumwe na President ati tugiye gutaha. Hanyuma hashize ubwo ya postinze mu masaha 15 hashize andi masaha agira kuri 13 yongera posting indi foto arandikaho ngo ngarutse mu rugo i Rwanda iwabo w'intwari. Ati ngarutse mu rugo mu Rwanda iwabo w'intwari. Ibi ngibi ngira ngo abantu benshi bakunda kwibaza cyane kuri Kainerugaba bibaza, ariko Kainerugaba ni Kinyarwanda cyandika neza cyane mu Kinyarwanda gitomoye. Abantu benshi rero bamubwiye bati rwose urakaza neza iwanyu kuko we both no ko bana abanyarwanda, ntabwo we can just lie. Museveni n'aba mu nkore like aba bantu bose ubona like urabibona nyine ukabona ko ari abanyarwanda, bitewe ariko n'amateka wenda bakaba barabaye abagande kera cyane. No nibi byagiye bibana abakongomani b'abanyarwanda, abanyarwanda bari abanyarwanda kera babiza kurangira abaye abakongomani nabo barahari. So ntabwo ari igitangaza rero. So abantu rero batangiye kumubwira bati rwose Kainerugaba rwose urakaza neza cyane mu Rwanda. Ati ikaze iwanyu ha kabiri. Ati turabizi cyane ko uhakunda kandi warakoze kuba waragaruye umubano mwiza hagati y'ibihugu byacu byombi. Ati nta shiti uzaba umwe mu bazabasha gukora diplomasi. Ati karibu iwanyu uze gusura anko mwari mukumburanye Kainerugaba. Girago ni byinshi biri kugenda bigarukwaho cyane. Ati rero ngarutse mu Rwanda iwabo w'intwari. Ibyi abivuga cyane ko akunda kugaragaza ko haba President Kagame ndetse na Lt Fred Gisa Rwigema Major General witabye Imana muri 1990 avuga ati abangaba ni abantu fataho icyitegererezo kandi birumvikana. Nguwe rero Kainerugaba avuga ati ndaje kabisa mu rugo ati wabo w'intwari. Hanyuma reka turebe mu by'ukuri ku bandi bayobozi b'ibihugu bamaze gukonfirma cyangwa se bari buze kuba bagira mu Rwanda mu masaha make ari imbere. Tugiye kubarebera hamwe nk'ubu nk'uko turi kurikesha igitangazamakuru cy'isimbi.rwa. Bamaze gutangaza ko umwe mu bayobozi n'ubundi b'ibihugu batamaze igihe kinini cyane ariko nyine wagiyeho actually mu bijyanye n'inkundura y'amakuru yabaye mu bihugu bitandukanye byo muri West Africa cyangwa se ibihugu byo muri Afrika y'uburengerazuba. Perezida rero w'umujenerali uherutse no mu Rwanda n'ubundi mu ruzinduko witwa Mamadou Doumbouya ni president wa Guinea. Yemeje ko rero azaba ari mu Rwanda mu bikorwa nyine byo kurahira kwa president Paul Kagame.
ubona ko u Rwanda rwagiye rutsura umubano even n'ibihugu biri beyond bisa nkaho biri kure ya Afrika ya y'u Rwanda, atari kuvuga ngo u Rwanda ngo akarere k'uburasirazuba cyangwa se Afrika yo hagati, usanga yaba muri Afrika y'uburengerazuba, yaba Afrika y'amajyaruguru, ubwo ni pays de Maghreb, yaba Afrika yo muri west yo mu burengerazuba hose kabisa. Ubona ko president yagiye amaking sure yuko u Rwanda ruba rumeze neza cyane. Hanyuma ngira ngo uwo nguwo ni Mamadou Doumbouya, president wa Guinea uzaba uri mu Rwanda, cyangwa se uwo nguwo ngira ngo ku mugora w'uyu munsi tubwo abayobozi b'ibihugu benshi bari buze kuba bagira ku kibuga cy'indege, kubera ko nyine umuhango wo kurahira kwa president uri ku munsi w'ejo. Hanyuma hari abandi bayobozi batandukanye bashobora kuzaba bari mu Rwanda nka president wa Chad, akaba ari umuhungu wahoze ari president yitwa Ntirikibaye. Uyu muhungu waje no mu ruzinduko mu Rwanda, president wa Chad uri ubu ngubu nawe birateganyijwe ko azaba ari mu Rwanda. Ndetse abandi bayobozi bateganyijwe, umwami wa Maroc nawe biteganyijwe ko ashobora kuzaba ari mu Rwanda, ndetse abaperezida batandukanye b'ibihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika bo rwose birazwi neza cyane ko hano mu Rwanda ariho bagiye kuba berekeza mu masaha make ari imbere. Ku kibuga cy'indege i Kanombe haraza kuba hari indege nyinshi ziri buze kuba zitwaye abayobozi b'ikuru b'ibihugu rwose zigera hano i Kigali mu Rwanda. So igihe ari turi kwibaza nk'iki kibazo nakibajije ngira ngo mu kiganiro cyabanje, naravuze nti se haba hari twaba tuzabona wenda bazahagararira igihugu cy'u Burundi, ese Burundi buzohereza byibura nka vice president, cyangwa se bazohereza ministri w'intebe, cyangwa se bazohereza umuyobozi, cyangwa se ubwo ni ministri wenda ushinzwe ububanyi n'amahanga. Ibi byose no kubitegereza tukareba ese nta muntu n'umwe uzaza, byose no kubitegereza tukareba ukuntu bizaba bimeze. Ikindi kandi mu bo twakwibaza bashobora kuzaba bari hano, ese president w'igihugu cya Congo Kinshasa, ubwo ni RDC, biragoye ntabwo yaboneka muri uyu muhango bitewe nuko ibihugu byombi bibanye. Sinzi niba nabo hari kizakorwa, ariko buriya no gutegereza tukareba. Gusa abandi bayobozi batandukanye ibihugu bya Afrika benshi bazaba baza hano mu Rwanda. So abo duteganyije kuzareba niba bashobora kuzaza ni uriya Emile wa Qatar, kuko u Rwanda na Qatar bafitanye amasezerano menshi cyane, ndetse hari no kuvuga ngo usibye no kuvuga ngo ni ibihugu byombi bifitanye umubano mwiza. Ubona ko president ndetse na Emile wa Qatar bo n'abantu ubona bafitanye ubucuti even on personal level, nubwo wenda tutavuga ngo ubucuti bwabo bugarukiye, ariko twabonye ibikorwa byinshi Qatar yagigira mu Rwanda, twabonye ingendo nyinshi president w'u Rwanda yakoreye muri Qatar, ndetse na Emile wa Qatar yaje hano mu Rwanda. So ni kigaragaza ko umubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Qatar uri ku rwego rwo hejuru. So byumvikana neza cyane ko nawe bitatungurana abaye ari mu Rwanda. Ikindi ngira ngo tukibaza, ese president wa Afrika y'Epfo azaba agera hano mu Rwanda. Afrika y'Epfo navuga ngo n'u Rwanda yigeze kutagira umubano mwiza mu myaka ishize, ariko ntekereza ko bongeye bice muri diplomasi n'ibintu byinshi bitandukanye. Ntekereza ko umubano w'u Rwanda na South Africa ubu ngubu nta kibazo ufite, aho rero dutegereza niba Jacob Zuma ashobora kuzaba ari umwe mu bagera hano mu Rwanda. Ubwo ni ugutegereza tukagira ngo tuzarebe ukuntu bizaba bimeze. Ikindi perezida benshi mu by'ukuri tutaramenya, ariko umubare buriya w'abaperezida bazaza mu Rwanda mu muhango wo kurahira kwa His Excellence uzamenyekana, cyangwa se tuzawumenya, turaza kuba tuwumenye nyine ku mugoroba, cyangwa se hari n'abazaba bakihagera mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, nk'abatuye hano hafi, perezida wa Tanzania, perezida wa Kenya n'abandi benshi batandukanye. Ubwo no gutegereza kugira ngo tuzarebe. Gusa nimwe mu birori byiza bizahuriza hamwe abayobozi benshi batandukanye b'ibihugu, ndetse bikazaba ari ibirori bizaryohera abenshi mu bazabikurikira. Guys, turabakunda cyane, tubifuriza kandi umunsi mwiza cyane, kandi tubabwira tuti mukomeze mukande subscribe kugira ngo mujye mubana natwe.
tubashishikariza rero nyine ko yes navugaga ngo ni Jacob Zuma ahubwo ni Cyril Ramaphosa sorry Cyril Ramaphosa ubu niwe perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo niwe tuvuga tutireka tuzarebe niba nawe azabasha kwitabira umuhango wo kurahira kwa his excellence. Guys ndi gutyo biteye cyane tuzakomeza gukurikira turebe ese ni bande bavuze ko bamaze kugera mu Rwanda ubundi byinshi bitandukanye turaza kuba tubikurikira ubona ko ngo turacyari kumwe.